Rero nshimye Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire. Ni feva idasanzwe y'Imana gutangira umwaka muri sepu. Imana ikakugira icyizere ko iguha ayo mahirwe kugira ngo uganire n'ubwoko bwayo. Ni umugisha. Numvise nk'uko ndimo ari uko tuza gusenga cyane rwose, ntabwo turi buze kujya mu bintu byinshi. Amagambo yateguwe nk'uko mubibona hariya, reka yasome mu izina rya Yesu. Aya mbere ari muri Yeremiya ibice 35. Turahera ku murongo wa mbere, ndasoma nihuta kubwo gukoresha umwanya neza. Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 35 umurongo wa mbere. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, ritijya mu muryango w'abareka uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywa. 3. Nuko nzana na Yazaniya mwene Yeremiya mwene Hebaziniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'abarekabu, bazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Igidariya umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. 5. Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Ariko barahakana bati ntituyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi ntimuzubake n'amazu, ntimuzabibe imbuto habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. 8. Natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu ry'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose, twese n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, ntitwiyubakire n'amazu yo kubamo. Nuko nta nzabibu tugira, nta n'imirima habe n'imbuto, ahubwo tuba mu mahema tukumvira tugakora ibyo sogokuruza wacu Yonadabu yadutegetse byose. 11. Ariko igihe Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateraga iki gihugu, twaravuze tuti nimuze tujye Yerusalemu duhunge ingabo z'Abakaludaya, duhunge n'ingabo z'Abasiriya. Nicyo gituma dutuye Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti, mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Niko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino yarasohojwe, na bugingo n'ubu ntibanywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko igihe navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira, ntimurakanyumvira, kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatuma nti nimugaruke, umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikiza izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwene abasogokuruza. Ariko nimwanteze amatwi habe no kunyumvira. Mbonye bene Yonadabu mwene Rekabu uko basoje itegeko sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nabahamagara ntibitabe. 18. Maze Yeremiya abwira ab'umuryango w'Abarekabu ati, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu Yonadabu, mugakomeza amategeko ye yose, kandi mugakora ibyo yabategetse byose, nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Amen. Hanyuma dusome mu rwa 2 rw'Abakorinto. Somya amagambo maremare nuko nzi ko ndi buvuge umwanya muto.
Urwa mbere rw'Abakorinto ibice 7 guhera ku murongo wa 17. Nsome nihuta ngere kwa 24. Reka nihute. Ariko umuntu wese agenze nk'uko umwami wacu yabimugeneye, kandi amere uko yarari Imana ikimuhamagara. Uko niko ntegeka mu matorero yose. Mbese hariho umuntu wahamagawe yarakebwe, nuko rero ntagahinuke nk'utakebwe. Hariho umuntu wahamagawe atakebwe, nuko ntagakebwe. Gukebwa ntacyo kumara, no kudakebwa nako ntacyo kumaze, ahubwo ikigira icyo kimara ni ukwitondera amategeko y'Imana. Umuntu wese aguma uko yarari agihamagarwa. Mbese wahamagawe uri imbata, ntibikubabaze. Icyakora niba ushobora kubaturwa ubikore. Uwahamagawe n'umwami wacu ari imbata aba batuwe n'umwami, kandi uwahamagawe n'umwami ari umudendezo aba ari imbata ya Kristo. Mwacungujwe igiciro, nuko ntimukabe imbata z'abantu. Bene data, umuntu wese abane n'Imana ameze uko yarari agihamagarwa. Hanyuma ni mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 25 kugera 29. Naho tuwasome twihuse. Ariko rwandikiwe Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 25 haranditse ngo, mwirinde mutanga kumva ivuga, ubwo babandi batakize kuko banze kumva yababuriye iri mwisi, nkaswe twebwe niba dutera umugongo ituburire mu ijuru. Ijwi ryo ryateye isi igishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. 28. None nashakaga cyane kumanuka. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Haleluya. Shimye Imana ko dusomye aya magambo, mwumvise ko ari menshi. Nayasomye kugira ngo buri wese yumve iyi nkuru kuri hano twasomye uko imeze, impamvu bagiye babyandikira abantu, kugira ngo tudatinda muri byinshi, ahubwo duhite tujya mu mwanya wo gusenga Imana. Ariya dusomye ni bene Rekabu. Mwumvise ibyo yabategetse, bavuga ngo nimuzanywe vino iminsi yanyu yose yo kubaho. Hanyuma arababwira ngo bagomba no kuba mu mahema. Hanyuma Bibiliya uko nitubwira, Yeremiya yarahanuye. Hanyuma kugira ngo bagire icyizere ko ari Imana inavuganye nabo, yanabajyanye no mu rusengero. Mwumvise ko yanabajyanye mu mbere cyane, ngo mu byumba imbere mu rusengero. Hanyuma aravuga ngo Uwiteka avuze ngo nimunywe vino. Hanyuma nabo barangije baramubwira ngo ntabwo tuzayinywa, kuko twe dukomoka kwa Yonadabu, tugakomoka kwa Rekabu. Ntabwo ibingibi twabikora kuko twaba dutatiye icyo yadutegetse. Hanyuma Imana nyine yari irimo igaya Abisirayeli, hanyuma ibaha urugero kuri abo ngabo yuko yababwiye bakanga kumvira. Mwumvise n'ibintu Imana yavuganye nabo ku 18. Yaravuze ngo aba bantu bitewe n'uburyo bashikamye ku isezerano bya basogokuruza babo, Imana yahise ibaha n'isezerano ry'uko bazayikorera mu myaka yendaga kuzazaho. Rero bene data, mwabonye harahanditse ngo uko handitse haravuga ngo nuko dukwiye twe kuguma kuri gakondo yacu. Hari aho haratubwira ngo buri muntu wese aguma uko yaragihamagarwa. Ntabwo tugiye kwiga kwishyingirwa, yarimo ababwira ibijyanye n'ishyingirwa. Hejuru abari kubabwira ibintu bijyanye no kubana n'umugore n'umugabo, umwe akijijwe undi adakijijwe. Avuga ibintu uko byumva Pawulo, ariko arangije aravuga ngo nanone ngo umuntu aguma uko yari agihamagarwa, kuko ashobora kukubwira suggestion ye, hanyuma ugasanga wowe wahamagaye kubana n'uwo muntu udakijijwe kugira ngo akizwe. Arangije aravuga ngo buri muntu wese aguma uko yari agihamagarwa. Aya magambo arakomeye.
nihute njye kuri message nashakaga ko duza gusengeramo bene Imana irifuza ko tuguma kuri gakondo yacu nk'abakristo. Ntabwo abantu benshi ubuze gutya bahita bumva ko none disciplinary bitabavuga ataje kuvuga ibya discipline mu kwambara kwa kundi nabyo birimo. Hano hari discipline nziza hagaragaza ububyutse. Burya wabyangwa wabyemera, hano hari discipline nziza hagaragaza ububyutse. Hano ba disciplinary bafite akazi gake hagaragaza ububyutse mu buryo bw'umwuka. Rero Imana irifuza ko tuguma kuri gakondo yacu. Impamvu nta yindi, dufite abantu bashaka kubareka mpere mu itorero turimo twebwe aba Pentecote. Ubwo nahandi ndahagera kuko hano hari abantu bakijwe batandukanye mu matorero atandukanye. Umuntu arukunda ashaka kuba mu Pentecote akabona ibintu byacu biraryoshye, ariko disi agashaka kubaho nk'uko mu rindi torero ntavuze ribaho. Umuntu agashaka kuba muri sepu ariko agashaka kubaho nk'abo mu bandi bantu babaho, hanyuma akavuga ko anajya mu ijuru. Umuntu akaba muri ADPR ariko arashaka nanone gukora ibintu ibyo abisi bakora kugira ngo batamufata nabi, ngo nawe batagira ahantu bamukarasa, kandi nanone akumva ngo arakunze ngo n'ibintu by'amapantekote. Imana rero ntabwo ari uko ishaka. Bibiliya irashaka umuntu umaramaza mu bintu arimo. Bibiliya irashaka umuntu uguma kuri gakondo ye, kuko hari ingaruka nyinshi iyo utagumye kuri gakondo ukumira abakizwa. Icyo ni kimwe. Hari abantu byaba bashaka gukizwa bitewe n'aho uri. Iyo bona nawe utabishikamye akaguru kamwe kari ahandi ukumira abakizwa. Ikindi nawe ubugingo bwawe buba buri mu mazi abira n'ibindi ntavuze. Imana rero idufashe kugira ngo tube kuri gakondo yacu aba Pentecote, ahubwo nk'uko bimwe mu bimenyetso bigaragaza umwigishwa nyakuri wa Yesu ngo nuko influence isi ayizana kuri Kristo. Ahubwo namwe mugende influence abantu mutavuze, ahubwo ibyo mukora bigaragaza ko muri aba Kristo, biba ari byo bireshya abantu nabo baze kuri Yesu. Imana rero idufashe mwabasepiyemwe mutangiye 2022 mu bantu bashikama ku byo mwizeye, mu bantu bashikama mu byo mwizeye mwasaze mu itorero mubamo. Niba muri Restoration Church ushikamwe mu byo wizeye byo kuri bavuga, niba muri Zion Temple ushikamwe mu byo wizeye bivuga Yesu neza. Imana rero idufashe kugira ngo uyu mwaka tugiyemo turaje dusenge tubwire Imana nkuko barabise babwiwe ngo nimwihana ngo Imana yanyu ngira bababarira, hanyuma namwe ijana amasezerano meza namwe. Imana yacu nimenyerwa, Imana yacu no muri rukongora niko Bibiliya tubwiye. Bene data nimwange kumva Imana ivuga hano muri sepu babani ngo banze kuyumva, hanyuma ngo bari ku musozi Sinayi niho barimo batubwira, hanyuma babona uburyo Imana ivugana nabo ngo bumve ibintu bihinda cyane, hanyuma bayibangije bagira ubwoba baravuga ngo nimba ngo Imana ngo itarababariye na bariya, hanyuma bagahindishwa umushyitsi n'ibyayo, none umwe bizamera gute nimwirengagiza agakiza gakomeye katumye Imana iva mu ijuru ikaza ku isi ije kureba wowe uri hano, ije kureba nanjye, ngo bizamera bite? Yesu kuva iburyo bw'Imana ngo ari wowe waje kureba, warangiza ukamwirengagiza. Bibiliya yavuze ngo twakira ubwami butanyeganyega, ngo nuko dukomeze muri iyi nzira. Avuga umurongo ukomeye 29 ngo Imana yacu ni Imana ikongora cyangwa n'umuriro ukongora. Imana yacu ntabwo igira isoni zo gukongora abantu kwa Nowa igasigaza abantu 8. Ntabwo ari uko isirimo benshi, ntabwo Imana dukiranirwa yagira ikibazo cyo kuturimbura ngo nuko muri benshi ku isi. Kwa Nowa ntabwo yagize isoni zo gusigarana abantu 8. Imana ntabwo yigeze igira isoni zo kurimbura Kora n'abandi babiri bari kumwe n'abari abakuru 250 zabisome mu kubara 16 ngo ubutaka bwarasamuwe
ngo burangije burabamira. Imana idufashe kugira ngo twe kumenyera Imana. Imana idufashe kugira ngo bene data dukorera Imana tuyitinya, duhinda umushyitsi, tugume ukuntu twari turi tugihamagarwa. Impamvu y'aya magambo, Imana ifite ikibazo cyane bagiye bahamagarwa ariko ko batinda mu bintu by'Imana barayimenyera. Wakumva Imana ivugana natwe, ukumva Imana ivuga ariko ukabifata nka radio yari irimo icuranga, ntujye kwapurika icyo Imana ivuze, ejo ikongera ikavugana natwe ituburira, warangiza ntiwumve icyo Imana ivuze, ahubwo wowe ugatega amatwi ariko kumvira nta birimo. Imana idufashe twe kumenyera Imana. Imana idufashe kugira ngo tube abasore n'abakobwa baba mu nzu y'Imana bahinda umushyitsi. Hari nabo nigeze njya kuri WhatsApp ndi hano kugira ngo ndebe, saka ndiyo turi mu materaniro hari abantu bajya kuri status ugasanga ba postinze umwami Imana izabaseka, abantu mugenza mucyo mukinisha Imana. Hano bavuga ngo Imana ngo mu isezerano rya kera ngo ifite imbabazi izifitiye umwihana, umunyabyaha nta mbabazi mufitiye, kuko muribuka ibyabaye kuri Herode kandi ni mu isezerano rishya. Muribuka ko ngo yaguye inyo. Imana ntabwo ikangwa nuko ukora ibyangombwa ngo turi mu isezerano rishya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, uwo ngo ni ufitanye ubusabane n'Imana, ufitanye kontra n'Imana y'iteka ryose yuko azabana nayo. Imana yo mu ijuru rero idufashe. Minota ndabona igeze ariko naringize ngo mbabwire ngo bene data mugume uko mwari mugihamagarwa. Ibintu byo gushaka kwitwara uko wabonye runaka yitwara, uriya icyambere ntuzi wamuhamagaye, ashobora kuba afite umuntu akorera uko mutaganiye ngo abikubwire, warangiza ugashaka kumugira ngo ruromodo. Buriya nuko tutabwiwe neza, twaganiriye ejo dusanga kugira ruromodo ni byiza ariko binagaragaza intege nke ufite, hari aho ushaka kugera yageze kandi uriya si wowe. Mose hari ibintu yakoze nibyo biranatubwira ngo twigire kuba tubanjirije, ariko Mose yageze kuri kubw'ibyo yakoze. Kukize Mose batatwereka ruromodo wiwe, ariko ngo urashaka kumugenderaho. Buri wese mu Mana ari unique, nawe wakagiye mu Mana ukumva ikikwigisha mu ijambo ryayo, ugakora ubushake bwawe wikora nk'uko Mose yakoze, kuko Mose ntabwo ari wowe. Abo twari kumwe mu minsi itambutse, Imana yatubwiye ngo Mose yari umuntu usangwa inyama n'amaraso nkatwe, ariko ngo hari ibintu yaturushije ngo yabashe guseseragira n'ubusabane n'Imana. Niyo mpamvu benshi musenga ngo Mana ya Mose. Kuki yose utasenga twatuvuga ngo Mana ya Ebenezeri? Kuki twe tutabikora bitewe n'uburyo wabanye n'Imana? Tukavuga ngo Mana ya Irambo na Eme, kuko uzi kukiza ukaba ariyo usenga, iyo yo mu ijuru. Imana idufashe guhamya abo turi bo. Imana idufashe gukwiza impumuro y'agakiza aho tugenda. Nimuhaguruke dusenge. Aya magambo arakomeye, ntabwo navugaho byinshi, nibyo nanditse ninze kubivugaho ko ni byinshi, ariko bene data nariyo ngumabwire ngo Imana ibajwe n'abantu bamenyera izina ryayo. Umuntu akaza mu rusengero baba ari no mu ijambo ry'Imana ugasanga umuntu ari gucuranga muri sepe, Imana ishimwe ko bitahabo, ariko ubwo rwose nubona hari n'indi bimurangaza nabyo abyihane. Ugasanga turi aho umuntu arimo arareba stati z'abandi, ntabwo ari ikindi kibazo, ni ukumenyera Imana. Imana idufashe rero. Iyo Imana twakurikiye n'umuriro ukongora, wabivuze yabyandikiye abantu, yari arimo ahugura b'Abaheburayo, Yesu yari ahari, yari yaraje. Iyo yabyanditswe mu isezerano rya kera mwakuvuga ngo ni Imana y'ingome. Oya, Imana nihinduka, niko 13:8 havuga mu Baheburayo ngo Yesu Kristo yarari, n'ubu niko azahora, nta kintu apfana n'icyaha. Rero tugiye gusenga, dusengera muri ariya magambo tubonye muri Yeremiya. Hari amagambo akomeye, hari amagambo Imana yari irimo ibagira inama. Yabagiriye inama, iravuga ku murongo wa 15, iravuga ngo nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikiza izindi mana ngo muzikorere, niho muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza. Hanyuma babwira ibindi bibi kubera batakoze ibyo. Tugiye gusenga Imana
tubwira Imana ngo turifuza kuba muri uyu mwaka ariko tuva mu ngeso mbi. Twarimo tubyinira Imana nibyo, nimba ari umubyinira wejejwe igitambo cyawe cyashimwe n'Imana, ariko kubyina kuriya ntibyakonveka Imana. Udafite umutima wejejwe ucuranga ukuntu barimo bacuranga neza, ntabwo bikonveka Imana. Dusigaye tuza tugatinda ku makosa abantu bari gukora, kandi nawe wigenzura ukora ni menshi. Umuntu yakwibeshya mu ndirimbo ntiwite kuri message, agukita ku makosa yakozwe. Umwigisha yakwibeshya gato ugasanga nibyo washize kuri stati, aho kwita kuri message Imana yari imivugana nawe. Ariko naringize ngo mbabwire ngo twe kumenyera Imana, ahubwo buri muntu wese agumo uko yarari agyamagarwa yambara imbaraga z'umutima muri uyu mwaka, kuko kuba ukomeye byurakomeye. Ntabwo mbabeshye, uyu mwaka urakomeye, ariko kwa Yesu abahari. 26 haba assurance ku murongo wa 3 Yesaya ngo gushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa, ngo kuko akwiringiye. Urumva ko ari assurance ku bantu bafite Yesu muri uyu mwaka, ngo ishikamishijeho umutima izamurinda b'amahoro masa. Reka dusenge tubwire Imana. Iri sengesho ni ryo kwatura ahantu ubona wagiye kure. Uratura kwatura harabamo ibintu bibiri. Uratura nimba warabonye waragiye mu ntege nkeya, icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri, uraza kwatura nibona nta ntege nkeya uri kwirondoramo, ubwire Yesu ngo natuye imbaraga muri uyu mwaka zizabana nanjye, kugira ngo bashe nanjye kugwiza imbaraga z'umutima.